Nzayisenga Onesphore wo mu karere ka Muhanga ashinjwa kwica nyina akoresheje urusyo rusya amasaka yaragize akigira mu kabari kwinywera inzoga. Ibi byabereye mu mudugudu wa Gakomeye, akagari ka Nyinya, umurenge wa Muhanga, aha ni mu karere ka Muhanga. Amakuru dukesha ikinyamakuru Umuseke gitangaza yuko uyu musore yaragurijwe na murumuna we witwa Nkundabose Oscar ibihumbi 25 by'amafaranga y'u Rwanda. Yaje gusaba nyina witwa Mukamfizi kumwishyura aya mafaranga, hanyuma nyina warabyanga. Mu bintu byakuriye amakimbirane kugeza aho umuhungu yaje kwicira nyina amwicishije urusyo. Uyu munsi wa none bisa n'amahano mu Rwanda ndetse yewe no ku isi muri rusange, kuba umwana ashaka gufata umwanzuro akicira umubyeyi ni ibintu bimaze kuba nk'akamenyero, kubera yuko hirya no hino mu gihugu ibibazo bikunze kuba cyane, aho ababyeyi bakunze kugaragara bayica abana babo ndetse n'abana bakagaragara bica ababyeyi babo. Ni n'ikibazo kinangayikishije sosiyete muri rusange, by'umwihariko ku bantu tuba mu buzima bwa buri munsi, kubera yuko bisa nk'aho abantu benshi bamaze kurenga umurongo utukura mu bijyanye no gufata imyanzuro ndetse no gukontorora amarangamutima yabo cyangwa se kuyagenzura. Izi nkuru nk'izi ngizi zikunze gutangaza benshi, gusa hirya no hino mu cyaro bimaze kuba ibisanzwe kuba umwana yakwica umubyeyi we bapfuye imitungo. Uyu munsi wa none ibibazo by'amakimbirane mu miryango ibyinshi ku ijanisha rinini biterwa n'imitungo, ukumvikana guke ku mitungo, ndetse rimwe na rimwe bikabyara impfu za hato na hato zituma bamwe bajya gereza abandi bakajya mu butaka. Uyu mwana rero akurikiranwe n'inzego zibishinzwe nyuma y'uko hakiri gukorwa iperereza ry'ibyamuteye kwica umubyeyi wiwe, hanyuma icyaha nikimuhama azahanishwa igifungo kirenga imyaka 15 ari muri gereza, ahanini n'ubundi ko ashobora guhamwa n'icyaha cyo kwica umuntu yabigambiriye cyangwa se ku bushake. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru y'ibiganiro byacu. Uyu munsi ntacyo yasoreje. Njye nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.